Yes, uyu munsi turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nongeye kubaha ikaze, nizere ko kandi aho muri hose umeze neza. Umunsi ni ku cyumweru, nizere ko aba bagiye gusenga n'abatagiyeyo mwese nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Ngarutse kuri kamera mu kubibona neza cyane, ngewe nta munsi wo gupfubusa niyo slogan yanjye. Nta munsi wo gutambuka n'ababwikiyezweho muri siporo. Uyu munsi niyo mpamvu ngarutse kuri kamera w'abantu mwe, reka twe gucikwa ni transfer. Iyi Rayon Sport bayiteze iminsi ngo ntizajya mu matsinda, noneho kwije ahubwo iraje itwara Sekafa Kagame Cup. Iyi Sekafa Kagame Cup igiye kubera mu Rwanda, Shema Fabrice yatangaje iyi equipe ya Rayon Sport intwari ikomeje kuzana ziraza kujya mu matsinda. Sinzi abandi bantu aho muherereye, mu mudakunda Rayon urahombye. Hindura jezi wambare ubururu n'umweru kuko ikipe irazimara. Ni Rayon Sport imaze gutangira noneho kugenda igana n'abakinnyi b'abanyamahanga ndetse inakonfirma n'abaha amasezerano. Nibyo nje kugira ngo tugende turebera hamwe. Ni Rayon Sport imaze gutangaza abakinnyi bagera kuri 2. Rayon Sport imaze kubatangaza. Ndaje ngenda nkubwira iby'i Rayon Sport uwitwa Haringo Francis Christian na Delaine nawe bateganya ibintu bikomeye cyane. Iyi Sekafa ngo ntibacika. Ndaje nkubwire ndetse n'iby'i Sekafa byose uko biteye neza, uko Shema Fabrice ejo yaje kubatangaza ko bafuza no kwakira Sekafa zigera kuri 3. Yaje kuba bitangaza ubwo yagiraga ikiganiro n'itangazamakuru mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma nimba aho ngaho ndaza kukubwira icyo Rayon Sport iri guteganya ku bandi bakinnyi. Nakubwiye ko izagura abanyamahanga bagera ku 8. Ndahita nkubwira bamwe mu bakinnyi Rayon Sport iri guteganya kugura, aho baturutse cyangwa se n'amateka yabo cyangwa se na parikuru yabo aho banyuze, ibyo bakoze. Ndetse ndaje kubwira n'uyu n'umukinnyi wamaze kugura guturuka muri ni kapiteni w'amagaju. Ndaje nawe nkubwire ibye natinze cyane. Reka nkubwire ni reba ko kanze subscribe, musanga utarayikanze uyikande, tujye tubana buri munsi. Ukande no kuri ukazogera ahangaha kuri Nepo TV official sport update, uzajya ujyana nazo, uzajya umenya ikiri kuvugwa mu isi ya siporo. Nta gutinda rero, uyu munsi ndavuga muri Rayon Sport. Icyakora gato ku bakunzi ba FPR nawe ndaje back update. Rero reba ko kanze subscribe, tujye tubana buri munsi. Reka mabwire rero, reka nze narabimenyereje, reka tuzamukane n'aka karirimbo ka Rayon Sport, hanyuma tugende muri ubu buryo. Turaho Rayon Sport, Nyange isaro ry'Inyanza, Nyanza imena mu Rwanda, nta makuru n'ikirezi. Okay, ubwo nanze update hariya mereye mu ikipe ya APR Football Club. Abakunzi ba Rayon Sport mwe muri gatoya ndaje twiganireho nayo. Nanze ka update mu ikipe ya APR Football Club nuko iyi kipe nubwo iteganya kurekura uwitwa Dennis Omedi. Uyu Dennis Omedi cyo wamenya umwe mu basore barimo gushakishwa n'amakipe yo hanze, cyane amakipe ya hariya muri Tanzania ndetse n'amakipe ya hariya muri Libya. Uyu Dennis Omedi ngo abeho yakwerekeza, cyane ko muri APR Football Club bitagiye bikunda. Ikipe ya APR Football Club kandi ikomeje gushakisha amwe mu mazina y'abakinnyi bucece. Ntabwo abakinnyi bayo irimo gushaka baramenyekana, ariko nibamenyekana muzabimenyera hano kuri Nepo TV official. Nicyo ngicyo wamenya muri ino kipe y'ingabo z'igihugu. Hanyuma gato mu Mavubi, n'Amavubi nayo akomeje imyiteguro yo gushaka imikino ya gishuti. N'Amavubi akomeje gushaka imikino ya gishuti hari Cairo mu Misiri. N'Amavubi kandi abasore bose bameze neza, barahari bameze neza, banagira banizirije hamwe isabukuru umusore mu Gishabone Casemiro bari kumwe rwose. Byari ibintu byiza cyane, urumva ko Amavubi ameze neza cyane. Natinze rero, reka twigire muri Rayon Sport, niyo yatuzanye. Rayon Sport niyo ibinzanye kugira ngo tugende twiganiraho nk'ikipe ikundwa n'abanyarwanda benshi cyane, kandi ikipe niyo kipe irimo amakuru menshi cyane urebye ugereranije n'izindi ekipe. Rero reka mbere muri Rayon Sport. Rayon Sport yatangaje abakinnyi bagiye batandukanye, mwarabyumvishe benshi cyane
ubwo ngubwo mbereye ku bakinnyi yarasinyishije uwitwa Ndayishimiye Didier avuye muri AS Kigali, yarasinyishije uwitwa Nshuti Nziza Didier uyu yavuye muri Gorilla, isinyisha Nisingizwe Christian wavuye muri Mukura, ndetse isinyisha n'umusore mutoya wavuye muri Etoile de l'Est. Urumva ko ni ikipe yasinyishije abasore bagiye batandukanye. Ni ikipe uwitwa umuyobozi wayo Murenzi Abdallah yaje kubatangaza rero ko biteguye mu buryo bwose bushoboka kugira ngo iyi ekipe izabe ikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ni icyo ngicyo wagenda umenya mbere y'uko wenda ninjira mu bindi. Ubwo nkomoje kuri iki ngiki ni Rayon Sport, mubona ko amasezerano yayo na Skol arimo kugenda agana ku musozo. Amasezerano ya Skol azarangira mu mwaka wa 2028, n'amasezerano ari kugenda arangira. Ariko ikigaragara nuko ekipe ya Rayon Sport yo na BK bageze kure, yo na Beka cyangwa se Bank of Kigali bageze kure kugira ngo basinye amasezerano BK ibe yasimbura uruganda rwa Skol. Rayon Sport nayo ikomeje gushaka abaterankunga kugira ngo ikomeze kwiyubaka mu buryo buri financier ndetse no mu buryo bw'abakinyi, ku buryo nta kibazo na gito kizamo. Ibyo nabyo birateganywa. Ni Rayon Sport ngewe rwose mwabantu mwe, ngewe iyi Rayon Sport iyi ngiyi mubona, iyi Rayon Sport ya Murenzi Abdallah hari ingingo na Dylan Lenari n'abitwa Bagakwaye Olivier. Iyi Rayon Sport iyi ngiyi ndabibateguje ndirajya mu matsinda. Iyi Rayon Sport irabikomeye cyane ni muri kotera kone. Natinze rero, reka ngane kuri izi transfer ngende kubwira. Izi transfer icyo wamenya ni Rayon Sport yamaze kugura uwari kapiteni w'ikipe y'igihugu nako w'ikipe y'Amagaju. Yamaze kugura kapiteni w'Amagaju yitwa Matumona Kanda Abel. Uyu nguyu Matumona kabisa ni kapiteni w'Amagaju. Uyu nguyu tayari yamaze kwinjira mu ikipe yambara ubururu n'umweru. Uyu kapiteni yamaze kuba ahagera neza cyane. Ndaje mbereka ka video ke, ndaje nkakwereka ka video ahangaha agaragaza ko yishimiye kuza muri Rayon Sport. Ndaje gushyiraho ka video hano gatoya, uraza guhita ukabona neza cyane agaragara yambaye jezi y'ubururu n'umweru. Uyu nguyu ni uwa mbere. Iyi Rayon Sport baravuga ko witwa Ramadan Chimanga Chilembi, uyu nguyu ashobora gusohoka muri ekipe. Uyu Ramadan ashobora gusohoka, ni umukongomani, akaba yasemburwa n'uyu mukongomani Matumona igihe uyu Ramadan yaramuka asohotse akaba muri ekipe ya Rayon Sport. Ikindi kintu ni Rayon Sport nyuma ya Matumona yaje gusinyisha uwitwa Nkundimana Fabio. Uyu Nkundimana Fabio nawe ni umukinnyi mwiza wari umaze iminsi akina mu ikipe ya Marine Football Club. Rayon Sport yamushatse igihe kinini cyane, yamushatse 2022 ntibyakunda, ariko nyuma y'imyaka 4 uyu Fabio Nkundimana aje kugikobereje kurangira yambaye umupira w'ubururu n'umweru cyangwa se umwambaro w'ubururu n'umweru. Nawe ndaje mu kwereka hano kuri video neza cyane Nkundimana Fabio kabisa, umusore ufite kwisi. Uyu nguyu nawe yaje nk'umureyo. Ibyo ngibyo ngira ngo byose ndabikubwiye. Ngibyo ni bivugwa muri Rayon Sport. Rayon Sport ikomeje gushaka abanyamahanga, ubwo imaze kugura umunyamahanga, ubwo imaze kugura ni umusore Matumona. Rayon Sport itegereje kugura abandi banyamahanga bagera kuri bangahe? Kuri 7. Ni icyo ugomba kumenya. Abanyamahanga bagera kuri 7 barategerejwe, nibaza nabo uzagenda ubamenyera ahangaha. Yowana icyo nakubwira cyo iyi ekipe ya Rayon Sport mwabantu mwe uyu mwaka, iyi Rayon Sport uyu mwaka nitazamo bya bibazo by'abayivangira cyangwa se bya bindi by'ishyamba. Iyi Rayon Sport irajya mu matsinda ndabikubwiye. Rayon Sport irabikomeye bwana. Hagati mu kibuga iriyubatse, inyuma iriyubatse, ndetse n'imbere iriyubatse bwana. Yaba muri axe mwizamu muri mediani kuza muri attaque, iyi Rayon Sport izabikomeye ndabikubwiye. Ndayiguteguje Rayon Sport izahangana na APR mu buryo bufatika. Ubwo reka nsoze ngare ku musozi. Kindi wamenyekana nka update witwa Sunday Inemesite. Uyu nguyu yamaze gusinya ikipe ya Gorilla avuye muri AS Kigali. Nicyo nakubwira. Ngare ku musozi mubwire ni ibihe byiza nanone, hanyuma ndifurize nimera nziza za weekend. Ubwo ngubwo nizere ko
imirimo yanyu ikomeza gushimwa n'Uwiteka. Reka mvugane rero mukomeze kugira ubuhagarike mu bugingo, niyo moto yanjye. Dukomeze kandi twibane hano kuri Nepo TV official, mukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Nababwira ni hasta la vista.